ubwo maze imyaka 10 n'ibana. Imyaka 10 y'ibana. Ubwo ndi isugi mbese, ubwo nabaye isugi. Isugi uzi igisonga cy'isugi koko turatanye. Imyaka 10 umuntu aba ari isugi. Mama urambeshye. Uri isugi gutuba ufite abana bane koko kutangiye nawe kutubeshya koko kubera ko turabana kuri wewe. Ndi isugi rero ukumva ko imiyobora ntuza yarazibye. Yari ibyo abanyarwanda bagize neza n'ubwo ibaze imyaka 10 udakora biriya bintu haba harazibye. Uravugisha ukuri? Nukuri ntago nabeshye. Bijyanye byose cyangwa urugutwika. Oya ntago ndi gutwika nibyo nanje iyo ndebye nsangaga ndi isugi. Reka genda. Ubwo nanje wishakira umugabo. Siko nari ntakozwe mu mbaho ubwo nari ndabaho nkazamariki. Ntari kimasa mu mbaho none siko ntari ikimasa ngo baranyoreye bazanjya kuri Noheli. Uzi ufite siringi uzi ko uzurushaho sore b'i Kigali. Wowe widakozwe mu mboka gusita wimanukira. None reka kumba ntari ikisekuru mese ngo bazanjya kuri Noheli. Shaka nigiye mu rukundo rwanyu ubundi ibindi bizamo nyuma. Iryo joro bwa mbere muri kumwe uri kwa nyoko bukwe. Kubundi bategereza abantu bagasinzira byagenze bite? Kwitonda subwo twari turitonda tudakozwe mu byuma. Nta kwitonda byari birimo. Ezi ko banga abantu barumvizanya koko ntiyumvije kacira ngo. Nubundi yarabyumvaga. Reka kuko inzu yari imwe ibyumba ari bitatu mba muri kimwe nawe aba mu kindi ahandi ari sari kindi ari cyo gutekamo. Ubwo urukumva rero ibyumba bibangikanye bitanafite parafo ubwo urukumva ko nyene nta kubyumva aho byari ngombwa. Nawe ukavuga cyane kugira ngo avuga ati umuhungu wanjye arabishoboye. Niyo yabonaga wenda utari kuvuga wenda urukumiramiranya yagushingaga nk'urwara nko mwijosi kugira ngo ukundo utake bavuge ngo araguhamije kandi. Ariko cyera ngo ari ikabutura mwambaraga bojyaje bari amadarapo agitangwa iki? Benza. Wagabaye cya benza. Oya ico gihe singo kwambara benza ko ayigushwanyaguriza. Reka ibyo uvuze umanje kubitekereza ngo ndavuze ngo sinasinze ndi muzima ngo kabikaye maze kugahaga. Yavuze akabi muri iryo zina ariko bivuze. Niko yabivuze yabisubiyemo inshuro 3 hari nk'abantu nka 2 hari. Ubwo nanje mpita kubwira nti kuva uyu munsi kubera ko kisa kabe ntabwo uzongera kugaseseramo nti kandi pe kuva ico gihe nahise nsinya mvuga ko kirazira kikaziririza. Mbwira amagambo 5 mu gifaransa uzi cyangwa mu cyongereza uri mushaka? Sigenze urungereza. Urungereza? Tugiye kukivuga none. My speaking English. My speaking English. You speak English? Rezisombe. Rezisombe. Rezisombe ni iki? Ni igifaransa nyine ni isombe. Rezisombe. Siko tajya kudufugisha ngo rezi what? Rezisombe. Ibishimbo ni mu gifaransa? Rezi bishimbo. Yewe. Hariko. What is your favorite food? What is your favorite food? Food byo ndabyumvishe ni ibiryo. Ntabwo ndikwaza ibiryo kunda bisubiye mu cyongereza. Ibiryo nkunda mu cyongereza. Ayi mucherizi. Mucherizi. Gitokezi. Ibirayizi. Numungu wanyu Peoni Kaswezi ngeni Legacy TV nshimwe ko subscribe mu ntara amajyaruguru amajyepfo irengerazuba umujyi wa Kigali aba diaspora muri Amerika Uburayi Asia Oceania ibindi bihugu bya Afrika mwese turashimye cyane kabisanga muri abantu b'ingenzi mukomeze mukore subscribe kandi mugire umwaka mwiza wa 2022 turabizi neza ko mwana utangiye neza anga turi kumwe n'umama w'umuvandimwe yaje kuduhamagara arabwira ati Legacy TV turabakunda muri ababyeyi bimeze bite bigenda gute ariko mbere yuko ngiye nza kumubaza amazina ye no kugira bibwire nambere ndabanza mubaze Legacy TV ko tutatuye hano mwatumenye mute Nk'Imana yatumye tubamenye ubuhe buryo twabonye hari ahantu mwasuye tubona umuganira nabo nyine tubabonera aho ngaho abantu twasore hameze ute n'umudamu mwari mwasuye w'igisenyi wari ugiye kwiyahura yitwa Amahoro naho ngaho twababonye uburyo mwamubwiraga ngo yihangane mbese muramukomeza nta nubwo yasekaga kubera ibibazo yari afite ariko mwarahagezemo mubujije tubona arasetse nanje rumva ndishimye kuba yari asetse na bira bibazo byose yari afite nawe ndagusetse uyu munsi
guseka ndagerageza gakeya. Okay, mama rero mwatangira mwibwira abantu badukurikirana kuri Legacy TV, mwitwa bande? Nitwa Everine Nyirabatagatifu. Nyirabatagatifu Everine yavutse ryari? Navutse 1986 urukumva ko ngeze mu zabukuru. Ahubwo gatatu guca imyaka 36. Iri kugeramo. Batunga n'abahu. Turi kuyinga. Okay. Everine ni umumama wavukiye hagana he, ubu ngubu afite abana bangahe? Navukiye mu murenge wa Rwaza, akagari ka Kabushinge, umudugudu wa Murambi. Mfite abana 4 n'undi wa 5 ndera mbana nawe. Ubwo maze imyaka 10 n'ibana. Ubwo ndi isugi mbese, ubwo nabaye isugi. Isugi uzi igisonga cy'isugi koko kuturatanye? Imyaka 10 umuntu aba ari isugi. Mama urambeshye. Uri isugi gutuba ufite abana 4 koko kutangiye nawe kutubeshya koko kubera ko turabana kuri wewe. Oya ndi isugi njewe, ubundi iyo umuntu amaze imyaka 10 y'ibana atarakubaganye aba ari isugi. Umaze imyaka 10 utagusora? Ubundi isugi rero urukumva ko imiyobora ntuza yarazibye. Yari ibyo Abanyarwanda babyumva neza, ngo imaze imyaka 10 udakora biriya bintu haba harazibye. Uravugisha ukuri? Nukuri ntago nabeshya. Ibyo byose cyangwa urugutwika? Oya ntago ndi gutwika, nibyo nanje iyo ndebye nsangaga ndi isugi. Reka genda. Muri imyaka 10 yose umaze nta n'umuntu uraza kugukomangira? Oya. Ntabyo nakora. Nta urabigerageza se? Oya kubigerageza, ubundi umuntu akora ikintu kigeze kumubera cyiza, naho nje nabibayemo mu buzima bubi. Amafarambeshya nawe tangiye kutubeshya. Wabyaye umwana wa mbere, ubyaro wa kabiri mubikora, wa gatatu mubikora, uwa kane utararyohewe? Ntago twabikoraga twishimye, ahubwo twabikoraga nko ku ngufu, kuko nta rukundo rwari hagati yanje nawe. Mbese byari byagahimana nko kuvuga ngo nashatse sindasubira mu rugo, ariko nuko byari bimeze. Wise nsubiza hahise rero hawe mbere na mbere ujya guhura na mupapa mwabyaranye abana bose, mwahuye mute? Yakoraga kwa musaza wanje i Kigali, tuza kumenyanirayo. Ubwo dukundana ukwezi kumwe duhita duca ishene nyine. Ngo muciki? Duca ishene. Mama wa Pampe menya uri muri nawe bahu. Twahise duca ishene nyine. Mwaciye ishene? Muci ishene mwagiye mwese mujya kubona mukodesha cyangwa bajya kujyana iwabo? Twahise tuja kuba iwabo muri Nyabihu, kuko nta n'inzu yagiraga, yabaga kwa nyina, yabanaga na nyina mu nzu. Ubwo nanje duhita tubana na nyina mu nzu gutyo nyine. Mwagiye mukona cyangwa ni wowe wamwishingiye kwa kundi bavanga umuntu yishingiye umuntu? Twamenyanye muri uko kwezi, ahita avuga ati rero mama ari wenyine kandi ninje yabyaye ndi umwana umwe, akeneye umukazana. Ubwo nanje rero aba nk'uworosoraga uwabyuhaga mbese. Ubwo nanje wishakira umugabo. Siko nari ntakozwe mu mbaho, ubwo nari ndabaho nkazamarike. Ntari ikimasa mu mbaho, none siko ntari ikimasa ngo baranyoreye bazanjya kuri Noheli. Ntuzi ufite siringi, uzi ko uzurushaho abasore b'i Kigali. Wowe widakozwe mu mbaho ukagusita wimanukira. None reka kumba ntari ikisekuru mese ngo bazanjya kuri Noheli. Ugira amagambo yakubwiye ugatuvuga uti noneho abiri wibuka, ugatuvuga uti ambereye umugabo karabaye. Oya kubera ko nari nzi ko wabo bahinga ibirayi. Yaravuze ati wacu duhinga ibirayi ni muri Nyabihu, kandi ndi umwana umwe, nta mwuzukuru mama agira, nta mukazana. Ubwo mpita numva ko nyine ubwo ari gahunda ari tayari, mpita nyoroba. Ugira ute? Mpita nyoroba. Uranyoro? Wenda ndinjira mu bintu by'urukundo, ndinjira mu bintu byatumye mpamagara nyuma. Nshaka kuba nigiye mu rukundo rwanyu, ubundi ibindi bizamo nyuma. Iryo joro bwa mbere muri kumwe uri kwa nyoko bukwe, ubundi bategereza abantu bagasinzira, byagenze bite? Kwitonda subwo twari turitonda tudakozwe mu byuma. Nta kwitonda byari birimo. Uzi ko banga abantu barumviza nyoko bukwe ntiyumvije kakira ngo n'ubundi yarabyumvaga. Kuko inzu yari imwe, ibyumba ari 3, mba muri kimwe nawe aba mu kindi, ahandi ari sari ikindi ari cyo gutekamo. Ubwo urukumva rero ibyumba bibangikanye bitanafite parafo, ubwo urukumva ko nyine kubyumvaho byari ngombwa. Nawe ukavuga cyane kugira ngo avuge ati umuhungu wanjye arabishoboye. Niyo yabonaga wenda
utari kuvuga wenda uri kumiramiranya yagushingaga nk'urwara nko mu ijosi kugira ngo ukunde utake bavuge ngo araguhamije kandi ni ukuvuga ngo habaga nk'igihe nyine abantu benshi barumvirizaga icyo gihe ubwo rero kubera weho washinyirizaga ufite n'isoni kugira ngo abantu batakumva yabaga gushinga n'icara mu gutwi kugira ngo utake bavuge ngo arakwabije kandi weho kubera ko ari isoni wagize uri kumiramiranya nyine kugira batabyumva ibyo byakubayeho ni wo muco wiyongeyeho bazaga no kumviriza icyo gihe yajya aragosora arakubita gutya arakwanya ugira ubwoba iyo ni amabanga y'intuza y'ingo muragiye ugeze kwa nyoko bukwe ijoro rya mbere arangiye iki n'iki wambwiye ko abana bose baguteye inda ameze nko gufata ku ngufu umunsi wa mbere agutera inda waba wibwiwe n'iki cyangwa se ubimubwira byagenze gute kugira ngo menye ko nasamye naraciraguraga nkagira n'isesemi cyangwa se nkaruka urimubwira ko wasamye byagenze yakubwiye iki ntacyo yavuze byaramushimishije ariko akumva nyina cyane yakundaga kuganira na nyina cyane ese mama ngo ntiwatubeshye niba watubwiye ko yagufashe ku ngufu kandi ukamutubwira ko yaguteye inda agushimishije ni ukuvuga ngo ntabwo ingufu navuze ari izo kuba yaranteruye cyangwa se akantwara ntabishaka ahubwo ni uko igihe cyo gukora izo ntuza nta bwumvikane bwabagaho nyine kwaje nta kumanza yaganira ati bimeze bite kuri gahunda reka data ahubwo we ni ugucunga wasinziye agashinga icara ku itako wakumva biragize pa neza kandi kera ngo hari ikabutura mwambaraga wajyaje bari amadarapo agitanga iki benza wagambaye cya benza oya icyo gihe si ngo kwambara benza ko yigushwanyaguriza reka wagambaye ute kwambara ingutiya ni ijipo ingutiya hari n'ijipo ubundi ingutiya ni ingutiya nyine abagore bambara iba ifite uruhino runini ukuntu cyangwa amadinda muna mu nda ijipo rero niya jipo iri kuri taye cyangwa se ubona ngo ingutiya ni ikintu gifite amadinda ubona ijipo ni akantu kari kuri taye uvuye mugabanyirize muri taye yanjye akomoma iyo niyo jipo iyo niyo jipo uzi ko mpuguye twagiye umwana wa mbere muramwibarutse kabiri muramwibarutse gatatu muramwibarutse kane muramubyaye mwahisemo gufungira kuri kane kubera iki ntabwo twafungiye kuri kane ahubwo kubera ko namaze kumushaka nyuma y'ukwezi kumwe atangira kuwunyanga nyina yaramubwiye ati wazanye umugore ushaje ntabwo azabyara ubwo rero imana nayo ibikoze ikibemeza buri kuwa mbere iyo nabaga ntatwite nabaga mpetse ni ukuvuga ngo twabyaraga buri munsi mvirayo rimwe mbese ubwo rero kuba tutarabyaye undi mwana ukurikira umutoya uhari ni uko twatandukanye ari uwo mutoya gusa mfite mpita mfata icyemezo cyo kutazongera kubyara kuko narabyaraga nkirwariza ku bitaro umwana wa mbere namubyariyeyo ntabwo yigeze angeraho ku bitaro ngo amenye ngo wenda turishura 200 cyangwa 300 yego ntabwo yigeze avuga ati wenda umwana azahekwa mu ndezo oya cyangwa se wenda azakenera icyahi oya ibyo nto byari biriho ubwo mbonye ko urukundo rutangiye kuja rurakonja mpita mfata icyemezo cyo kuja ndabyarira mu rugo ubwo buriya nzi kwibyaza nzi kugenya mbese byose ntacyo wabyariye mu rugo ariko kubyarira ukiri kumwe nawe mano abantu dukurikiye sinshaka no kongera kubaza ikibazo njye kuguha iminota 10 utubwire historia yo gutandukana ahantu yahereye kugeza irangiye urumva wowe bivuge ndaza kubaza nyuma no kuvuga ngo gutandukana kwacu ukuntu byagenze muri ico gihe twari dutangiye kuja dushwana mbwira ngo nanze kumusabira akazi wacu ubwo byabaye aho ndavuga nti rero mubiri kumbuza amahoro bishobore kuba ari birimo koko ntahubwo kandeba ukuntu namushakira y'akazi koko wenda hari kizahinduka ubwo nari ngiye kumugerageza ubwo akazi naragashatse aragenda aragakora akora ukwezi kwa mbere ukwa kabiri kugiye kwinjiramo ahita asohoza muri ya mafaranga yakoreye ubu kumva yise azana umugore uwo munsi amuzana rero niho napfushije mama nuvuga ngo napfushije mama iryo joro aramparika
bo ubwo biza kubaho na mbere aho yashaka gushaka kunyica kubera ko nyine nari maze gusaza no gucupira ubwo agashaka kunyicisha ishoka ubwa mbere yagiye kunyicisha ishoka barayimwaka iri ku murenge ubwo yaragiye no kuntera icuma ngo natinze guteka icuma umutekano niwe wakimwatse ico gihe ubwo birakomeza bibinduru ubwo kakazi yari ari gukora noneho muri kakazi yakoraga yashohorejemo umugeni ubwo uwo mugeni nawe yamutungiye he mu nzu ya nyina ubwo twabayemo turi abagore batatu nawe na mama wanyaki na mama no kubukwa cye ubwo mwe muri abagore bane mu nzu imwe n'umugabo umwe ni batatu nyine turemo na nyokobukwe nuko ubwo nibwo byageze aho ngaho rero kakazi yari yabonye ntabwo yongeye kugasubiramo kubera ko yamaze kwinyesebura yabonye igisupusupu mbese kwinyesebura ubwo rero kumva ntabwo yongeye gusubira muri kakazi mbese yabikoze nk'agahimano ubwo nibwo byageze iwabo w'umukobwa bakomeza kumushakisha baramuhiga kuko yari yabeshe ko ari umusore ubwo nibwo byageze aho sinzi ahantu yagiye kwihisha amara amezi ane ashize aragaruka ageze mpita mvuga nti rero umugani bashobora kumukurikirana iwabo w'umukobwa bakaba bamufata ugasanga akarima badutekesheje karagiye ntahubwo ibyiza reka nongere mugeragereza amahirwe bwa mbere na nyuma nubwo yankoreye iryo hohoterwa napfushije mama noneho ndebe wenda ko niba afite ubwenge bwe buraza kugaragara ubwo naje kukamusabira inaha mu mujyi akora kubuzamu ariko kubera ko banahubakaga ubwo n'amanwa nyine yakoraga buyede ubwo ukwezi kwa mbere kurashira nta guhinguka ukwa kabiri kuba kwinjiyemo nta guhinguka bigezeho niho nahise mvuga nti rero kangende nje mu mujyi menye impamvu ataza cyangwa se ngo yohereze n'ibiceri wenda 500 mpageze ahita ndeba nabi mbese wa mutima mubi yari afite mbere no kuba nyina yari amaze kumwinjizamo ko nari nshaje tudakwiranye nawe abyisetingamo ko tudakwiranye mbese ubwo nibwo yageze inaha rero aho gukora icyamuzanye ubundi ahera ruhande kinini gitoya byose ahera ruhande igiki kinini gito igisupusupu reka genda ngo yari afite ya principe ivuga ngo byose kimwe ubwo aratangira rero yinjira mu bindi biraya nje nari nzi ko bya bindi byabaye atazabisubira mbese yagize ubwenge kiri mutavuga gute gushaje oya icyo gihe nari nshaje none siko bavugaga ngo ndashaje nafata ikirori nakwireba ngasanga koko nibyo dushobora kuba tungana kubera aka gasura ni Yesu umaze iminsi ari kukansiga none icyo gihe ko nari mfite ibiro 38 ubwo kumva ntari ntarahwere nta mabere nageraga yari ameze nk'imigozi ya kogota ubwo ubwo kumva ntari nshaje nk'imigozi ya kogota yindi bazirikishaga inka ubwo rero Imana igenda ikora utuntu kugira ngo inteturire mvane yonyine ubwo rero nibwo byageze aho inaha mbonye byanze mba ndahamusanze kugira ngo menye ibya abahugiyemo bituma atamenye inshingano z'urugo ngeze inaha rero nibwo nasangaga ibiraya byose bya senkisi bya desa iby'ijana ubwo aheraga ruhande bituma ahita ambwira ko atakinkeneye akabi kanje yamaze kugahaga nabwira nti ibyo uvuze umanje kubitekereza ngo ndavuze ngo sinasinze ndi muzima ngo akabi kayemaze kugahaga yavuze akabi muri iryo zina bari kabivuze niko yabivuze yabisubiyemo inshuro 3 hari nk'abantu nka 2 hari ubwo nanje mpita mbwira nti kuva uyu munsi kubera ko kisa kabe ntabwo uzongera kugaseseramo nti kandi pe kuva ico gihe nahise nsinya mvuga ko kirazira kikaziririza kubera ko nyine yakomezanye n'ibyo biraya bye abibamo nanje ndamwihorera ako kazi yakoraga bigeze bakamwirukanamo ubwo nanje narimo ubuzima bubi cyane kumesera abantu nta warubara mbese ukubiyemo ibintu byinshi Sitora yivuze ndakeka abantu benshi basobanukiwe reka nyigaruke mu gato yazanye abagore 3 mwisemo kwa nyoko bukwe inzu yo kwa nyoko bukwe yari nini ku buryo buri muntu wese yashuraga kuba mu cyumba cye cyangwa mwagize n'abagore mukajya mubana ku buriri mugasanga araje mwese abikoreye ku buriri bumwe no kuvuga ngo muri cagiye napfushaga mama karara mparitse
uwo mugore yari yazanye yamutungiye ku buriri bwa nyina kubera ko nyina yamukundaga yaramwimukiye ava ku buriri aba bari bwaje aranyeseburiraho kubera ko yari umwana cyane rwose yari umwana umwe si umwana umwe ntumutetesha ubwo wamutiza uburiri akaba ari bwaje aranyeseburiraho ubwo rero nanjye nabaga mu cyumba canje ubwo mabukwe nawe yararanaga nabo muri icyo cyumba ubwo kuko byatumye ndakarambyuka ndi kubaregera umuryango rero nawe kubera utanyemeraga baravuga ngo nta mwana utarazaga nyina ubwo mba ndazibye nyine mba ndabyihoreye nta kundi byagombaga kugenda. Reka tugaruka kuri ibyo bintu none sasa igihe wabaga bari ahantu bize twese turi abantu wavuze wahanze ni wowe bigarutse uravuga ngo ntituri ibiti nta muntu yazanye abagore batatu nta mugore umwe yazanye mwumvikanaga kugira ngo muteguze icyo kibazo? Njyewe nsinzi ukuntu umutima wanjye uteye ubamo ikintu cyitwa kwihangana ni ukuvuga ngo uwo mugore wa mbere yari yazanye twamaranye icumweru muri iyo nzu na nyina arimo nyine kandi ngateka bakarya ntacyo bintwaye kuko agahinda nari mfite kuko napfushije mama niko gahinda nari mfite icyo gihe. Ubwo rero umugore wa kabiri amuzana nawe yamuzaniye muri iyo nzu ya nyina kubera ko yashakaga umuhungu we rero yagize amahirwe baramubyarana bamaze kumubyarana rero nyuma y'imyaka 4 bari bamaranye 5 nawe baba barashwanye aragenda. Ubu rero uyu munsi undi afite ni umugeni mbese ubwo araramye amaze nk'ukwezi yaramye ubwo yasohoje undi. Okay, mumaze gutandukana ibintu birarangiye yigeze agira umutima wo kuvuga ngo bana twabyaranye banjye nawe shaka kuba naza kubasura nk'umubyeyi wabo nka papa bakaba bamona cyangwa n'undi mugitandukana yaragiye yiherera agenda bamutubamereza nkuko babivuga abanyarwanda? Ubundi nta nubwo yakundaga n'abana nubwo nari mbabyaye gutyo ntago yagiraga peti yo kuba yavuga ati wenda dore umugore yabyaye umwana w'ikiyobe cyangwa se ubyibushe reka mbe namusigatira. Nta rukundo mbese muri we nta rukundo rumubamo nta rukundo agira muri we. Abana ko tutasanze ngaho babaye abana bagiye ku ishuri. Ari ku ishuri umukuru yiga mu wakanga umutega mu wakangahe? Umukuru yiga mu wa 6 segonderi na yini ararangiza uyu mwaka. Nabwo nuko biri kwanga ariko kubera hari amafaranga twasigayemo mu wa mbere atangira umwaka wa mbere 5 hari nayo mu wa 4 1015 ngo niba nandi yo kugira ngo abone iki cyo mu wa 3 sinzi ikintu yambwiye ntibari kiri fiste ni gususha ubwo nikiri ngo bari kigura hari 4500 icyo kintu yarayabuze nicyo cyagiye rero gikurura bituma bibihumbi 25 na 400. Ubushobozi bw'isi bwo kubishyura wabonye cyangwa n'ubu uracyategereje ko Imana yabigukorera? Ubushobozi bwo kubishurira ntabwo kubera ko no kurya biratugora cyangwa se kwishura inzu biratugora nuvuga ngo imibereho ntabwo ari 100% ahubwo ni nka 25% ubwo nagiye gusobanurira mwarimu no kuba ayo mafaranga ari yo ndi kubazwa nagiye kubwira deregiteri uburyo mbayemo n'iciciro ndimo aravuga ati noneho weho uzagende uje urashaka 5,000 ari byo uje urazana nabyo rero nkaje ndabibura bigatuma bigenda ubu inzu bamona nyangaye. Iyi nzu kubera iri hano ku muhanda nyirayo yari iduhereye 20,000 ubwo rero ico gihe hari umuntu wari wavuze ati weho ushaka inzu ndaje ndayikwishurira umudamu. Ubwo rero nyibonye mubwira iyo nabonye yaravuze tuje hafi y'umuhanda kugira ngo ujaje urabonekera kubona uko usimba kugikore. Ubwo biza kurangira yigiriye muri Mozambique uwo mumama ubwo rero uwo mumama nawe ahita yigendera nyine ubwo kongera kuyishura neza birabura ubu tuyirimo amezi 2 tutari twayishura nuko nyirayo nyine hari ukuntu Imana igenda ikayimubwira ati bucecetse ntibabona ubushobozi bazayaguha. Urwango mezi ubuza 3 kwa 20 ubwo ni 60 ukongeraho umwana ibirane by'umwana ibingahe? Ibirane amafaranga y'umwana ni 25,400 kandi uzakurikira leta muri uyu mwaka bari gususha ahubwo ni uyu mwaka barabikoramo kandi ngo umunsi wa mbere na nyuma ni kuwa mbere wo kurangiza gushusha ngo uzaba taruzuza ibyo birarane n'icyo kintu cyo mu wa 3 bari kubazwa ngo barakigura
ngo ubwo nyine ngo ubwo ni ugusibira akazadubura undi mwaka nyine. Abanyarwanda rero turakundana, abanyarwanda turafashanya tukanakundana. Ubu ngubu turabizi abantu benshi bari gukora bati ba mama aramfashije nawe muri uriya buzima nk'ubwe. Nyuma burya baravuga ngo hari ibyiringiro, subizi hari indirimbo ivuga ngo hari ni Yandera bavuga ngo hari ibyiringiro, ni ya The Ben n'umuhanzi witwa umuhanzi utabona bamwita nde ntabwo ari niyo bosi ko hari umuhanzi utabona wundi w'umusaza bigeze kuririmbana utuye ku Gisozi, ntabwo mwibuka. Hari umuhanzi utabona bigeze kuririmbana mu gitaramo 2019 bivuga ngo hari ibyiringiro, ubuzima bushobora guhinduka. Ubona hari n'umuntu uri kureba akavuga ati yitwa Damien, uwo muhanzi akavuga ati nawe muri wa buzima bishobora kuzahinduka. Saba ikintu abanyarwanda rero bagiye umutima ufasha, berekana no ukuntu ufasha ikintu uko bugaragara. Ndabizi proof bayibonye, ariko noneho bereka ko ubishaka. Ahangaha hari umuntu uri kukureba ushobora kuvuga uturi mama namufasha ubuzima ariho nanjye nibwo nabayemo. Ubundi biba bigoye, ariko ndabizi neza ko igiti cyatemwe gishobora kuzongera kigashibuka. Niko umugani bawita. Ubwo rero nyine nk'abagira neza nk'icyo nabasaba nyine nuko babimfashamo, kuko ntago biba byoroshe. Reba nk'ubu ngubu abana biga muri primaire basigaye barya ku ishuri, kandi noneho ku kwezi ni 5,000. Ubu urumva nabyo biba ari ikibazo kuri nje. Reba abo bana 3 bari muri primaire, kandi buri kwezi ni 5,000. Ngo reba mu kwezi abana 3 5,000 nangahe? Apana igihembwe mu kwezi. Gusa nje byanarambangamiye kuko byageze numva nanabakuramo bagataha bakicara. Abizi leta yacu n'abanyarwanda rudushishikariza kwigisha abana bakajya kwiga, anaduhaye n'izo 9 years basic education and 12 years basic education ugomba kubigisha, sibyo? So abanyarwanda bakumvise kandi baraza kubigukorera byose ubufasha ubone. Twatangiye ikiganiro tubabaye, nshaka tugisoza twishimye, ritari tugisoza twishimye, turi guseka koko. Ndayo yaguseka umve guseka koko nugukwenkwenuka 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 gusa se niba ngo guseka uvuga ngo nuguseka insandaguze ingiyo nuguseka insandaguze niyo ngibyo. Uransubiramo ngo il viendra au soir. Ngwiki il viendra au soir. Il viendra squari. Il viendra squari, il squari. Il viendra il squari. Il viendra au soir. Il viendra au soir. Il viendra au squari. Au squari? Vuga soir. Au squari. No vuga ngo soir. 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 Okay. Icyaka uransubiramo ngo intimiol intimo meo. Icone ibyo bintu ziko ntabyize. Okay, bisizo gusubira ntago nkubaje ibisono byayo. Uramvugira ngo intimiol intimo meo. Intimiol intimiol. Intimiol. Intimi. Intimiyo. Aha. Intimiol. Oya n'ubwonko bumaze gusaza rigabo burimo ibintu byinshi. Intimiol intimo meo. Intimiyor, intimo, intimiyor. Okay, kagiveho. Mbwira amagambo 5 mu Gifaransa uzi. Cyangwa mu Cyongereza uri mushaka? Amagambo 5 mu Gifaransa? Mu Gifaransa dimanche. Si Gifaransa si? Gifaransa rwose. Ina jeudi mardi. Si Gifaransa si? Ikiraro bagiye kumbwira iminsi. Oya, none se si. Ndemera ijambo rimwe. Bakutanye kumbwira iminsi y'icyumweru nemeye dimanche gusa. Dimanche urayemeye? La maison. Inzu. La banane. Igitoki. Nese ubwo si arya na 5. Yaba 3. Rezisombe. Rezisombe. Rezisombe ni iki? Ni Igifaransa nyine ni isombe. Rezisombe. Sokotanya kudufunyikira ngo rezi what? Rezisombe. Ibishyimbo ni mu Gifaransa? Rezi bishimbo. Yewe, ariko
none ko nta gifaransa nize reza ibishimbo kubera ko natangije reza ibishimbo nyine. uzi ikinyarwanda se? Ikinyarwanda ndakizi ariko ntabwo ari cyinshi. ntabwo ari cyinshi? kumvwa ni ze nyazo? kumvwa nanavana ya nanavana ya avugisha ukuri. kumvwa nanavana ya bambese nibyo kumvwa gusa ibyo bihakane narabyize ko ntabyize kubera nari mfite abakuru banje bagapfusha abana ngasigara ndi kubarera. ubwo byo mu ishuri nabigezemo mu wa kane nagarukiye mu wa kane primaire. mu wa kane primaire nkubwiye ngo gatanu nkuyemo gatatu byakunanira? gatanu gukuramo gatatu ni kabiri. ubwo se wakuba karindwi bikaba kangahe? wakuba karindwi 15. bambese kabiri dukubye karindwi. kabiri gukuba karindwi ni 14. 14. Okay, reka dusoze. Mu gusoza kwacu aririmba karirimbo kamwe ushimira Imana. Karirimbo kamwe ko guhimbaza Imana. Ariko mbere yuko ndirimba natubwire mu yawe di mu yawe abantu bacisha ubushobozi n'ufite na konti ukayibabwira. hari umuntu ufite konti udafite mobile money ari na Airtel manuka yibabwira aho bagufashiriza. Ikabanze nimero 078 669 02 404. Sizuzuye? Zizuzuye. Uvuge n'amazina yababaruyeho. Amazina ni Nyirabatagatifu Eveline. Ongera usubiramo. 078 669 02 404. Nyirabatagatifu Eveline. Ngavuga ibindi bashaka kutubwira. Hari ibyo nashakaga kubabwira no kuzangira muzambwirire Kagame. Hari yerekwa naje kubona. Nigeze kubona yaje kunsura. Kandi umuyobozi w'igihugu abagereranwa n'Imana. Siko bimeze? Nibyo rwose. Ubwo mbona ari kumbaza ngo ikibazo ufite kikuremereye kurusha ibindi ni ikihe? His Excellency Paul Kagame. Noneho ubwo mba ndamushubije ngo ikibazo mfite kindemereye kurusha byose ni ikibazo cyo kuba ntafite inzu. Ngabagize gutya. Ubwo rero ko yaragize gutya muri izo nzozi ubwo hari cyo yaravuze. Ubwo yarari kumwe n'umudamu wiwe mbona yarafite ishakoshi ngishakoshi ngo barayimpereje. Ngo cyakora nararebye ngo nsanga harimo amafaranga ngo harimo n'igitenge. Ubwo rero nyuma yaho hashiramo nk'icumweru nabwo nogeye kuza kumubona arambwira ngo mbese yanzu warayibonye. Banabwiye ngo ntone nayibona. Ubwo rero iryo yerekwa muzari mubwire ko kari uko rimeze. Iyo nzu yanje ndi kwimwishuza zayimpe. Umujye wacu Paul Kagame. Ndi kwimwishuza zayimpe kuko kuba nari mubonye mu nzozi agereranwa n'Imana kuko ni Imana y'igihugu. Perezida Paul Kagame ni Imana yacu. Ni Imana y'igihugu. Kuko hejuru ye hari Imana y'isi n'ijuru. Ari n'umubyeyi we ubwo rero kuva ahagarariye igihugu cyose hari n'Imana ihagarariye isi yose. Ubu kumva rero yungirije Imana. Mubwira uti rero iyo nzu ye uti nubwo atanyaganyije ikiringiti ngo nawe izo nzu zibone utubwo nyine ugomba kumuhereza inzu. Agomba kuyimpa undi mu bujurire ndi kujurira. Oya azabikora uko perezida wacu abizi umubyeyi afasha abantu bose. Nta mpamvu utabimusaba ngo ntabigukorera. Kuko ni igihe kirekire ndirirwa nimunga na karago reba nk'ubu nta na mituweli ngira duheruka mituweli 2012. Ubu waje gutanga mituweli waburaye. Izo nzozi zo kurota perezida Paul Kagame ari kuguhaye inzu cyagenze ati? Kubera ko nari mfite icifuzo cy'inzu cyari cyarambayeho igihe kirekireba kuva nashaka umugabo nta nzu yari ihari. Ni imyaka yose mazemo nta nzu. Ubu nyine uzashobora kuza ati mube muvuyemo muje handi. Ugasanga umuntu yikora y'udusamba aciyeho. Wagera no mu yindi tiburyitwaye iguze yivemo gutyo bityo rero umuntu ahita agira ikivuza ati Mana inzu nshaka inzu. Ubwo rero kuva niba narayivuze guca ngo Mana nshaka inzu ikazi kabicisha kuri nyakubahwa perezida Paul Kagame. Ubwo ni yanyeretse ko nyine agomba kuyimpa ndi kujurira agomba kuyimpa. Suru kujurira mugeze mu byumvikana. Nto twumvikanye ariko kuva naramubonye mwiyerekwa ni nk'Imana nabonye. Kandi wemera kari Imana y'u Rwanda. Ni ko bimeze. Azabikora. Azabikora
ingagumba ariko nuko kubivuga batayifata kwa kundi kwa none se mbishidikanye kandi mfite ibyiringiro azabikora mfite ibyiringiro ko igiti cyatemwe gishobora kongera gushibuka azabikora anje nkagira inzu nk'abandi Perezida Paul Kagame n'umubyeyi urabizi nawe azabikora so nta kindi wasaba tugasoza abantu ikintu nabwira abantu badukurikiye mu bihugu byose by'isi nuko bandwanaho mu buzima kugira ngo abana wenda bige reba n'uyu nguyu uba hano ndera ntabwo yiga ubushobozi bwarabuze kugira ngo abe yaje ku ishuri imyambarire imirire biba ari ikibazo ubwo nyine wakumva afite umutima w'impuhwe kuko nzi neza ko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira bayari bishatse kuvuga ngo hari abantu bagifite umutima wo kuba bakora imirimo kuko imirimo nizaduherekeza yewe twigira gutya Yesu aragabura Yesu aragabura aragabura iyo ndayizi nuko ijwi ryashaje dufatanye ntabwo rero ntende ndirimbo nk'izi ntiwamfashe njyewe nagiye mu mwuka w'Uwiteka mfasha rwose twagiye Yesu aragabura Yesu aragabura yewe aragabura yewe aragabura yanshigishiye agakoma bwaki yari impitanye shyiramo ngo no dodo aragabura Haleluya amen 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 amina ivuga amina nyumve amina burundu vuga haleluya mbyumve haleluya ivuge haleluya usigare ku muntu none sinuzura umwuka wera kandi haleluya amen alhamdulillah wa barakatu yaba ari ku cyanga Legacy nitwa Pion Kaswez twaje gusura umumama mwumvise story ye ubuzima bwe budasanzwe babaje yaciyemo n'inzozi yeretswe umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amuha inzu izina ry'Imana azabikora turabasaba komeza muduhe subscribe muduhe comment mukoreshe murabizi twakorera ibintu byiza cyane ibyo mwadusabye n'ibyo tubakorera kandi kuba mutureba niho mugisha dufite 2022 ndakeka ikomeje kubera nziza natwe kutubera nziza cyane Imana ikomeze bahe guhaha no kuronka nibyo tubifuriza mama mwakoze nako twakira murakoze Imana ibahumugisha kandi ibakomereze mu murimo wanyu ije baha imbaraga merci beaucoup kandi zabaho no bugingo buhoraho suramo ngo merci beaucoup merci beaucoup thank you very much thank you very much thank you very much thank you very much amen amen umva ko nsigenze urungereza nsigenze urungereza tujya kukivuga none my speaking English my speaking English you speak English how are you fine thank you kutonyo ka teacher fine thank you teacher fine thank you how are you doing I doing bisusa what is your name ibyo byo nabizi mbyumviraga ku bakobwa banje my name Everine Nyirabatagatifu how old are you 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 kamavuga nanjye nk'ikinyarwanda amafaranga oh yeah how old are you old ni ubundi kubaza imyaka ufite 30 mu cyongereza ongera umbaze twumve how old are you 35 okay Sasha, what is your favorite food what is your favorite food byo ndabyumvishe ni ibiryo ntabwo ndikwaza ibiryo ukunda bisubiye mu cyongereza ibiryo nkunda mu cyongereza umucerizi igitokezi ibirayizi akawungazi okay amukwigisha gato kugira ngo tuave nta kanungutse bango niba nkubajije ngo how old are you nkubajije ngo ufite imyaka ingahe kumva ubwo tusubiza ngo wavuze ko ufite 35 avuga ngo I'm 46 years old I'm 46 ngo 30 ni fati gatatu ni 6 tuvuga ngo 36 ni 46 then imyaka ni years old y'amavuko bati I'm 46 years old I'm 46 old
I'm 36 years old. ntabwo nabishobora. Okay, now we're tuvuge what is your favorite food? Wavuze umuceri wangu, my favorite food is rice. Umuceri ni rice. Rice. Then ibitoki ushobora kuvuga ngo ni banana or matoke. Urumatoke. Matoke ni icyongereza cy'abaganda cyangwa se kuvuga ngo banana. Banana. Then ibigori ni maize. Maize. Kawunga urumva ni pate uvuga ngo pate jaune. Pate jaune ni igifaransa, ni umutsima w'umutuku. Then ubwo umwe mu cyongereza wenda white pate. Wabimenye? Wakoze cyane rero. Nawe gapfunse gutya.